Yesu ni muzima, Yesu ni muzima muri adutungishije imbabazi ni uturindira. Amen. Okay. Reka twkomeze mu ijambo ry'Imana. So ibyo kwiga biracyari byinshi ku kintu bita kwiga gusenga mu mwuka. Riko nari musenga numva umutwaro nicyo nshaka dukore mu mugoroba. Araho dusobora gusenga mu mwuka tukibira ko bose bafite umwuka. So uyu mugoroba dushaka kwiga hanyuma tusengere abantu barahangaha kugira ngo twese tubone iyo mpano itagira akagero data wa twese yaduhaye. Tumukomere mu mashyi. Reka tutangire na muri Yohana, John chapter 14 verse 16. Yohana 14 kuva ku murongo wa 16. So niba uyu mugoroba wemeye umwami wacu Yesu Kristo kabori muri nyubako utaruzura utarabatizwa n'Umwuka Wera, n'abamubatizwe batabizi neza batabizera, uyu mugoroba ugomba kubizera neza neza utahe ubizi yuko agutuyemo. Hanyuma niba uranga wizeye umwami Yesu Kristo, uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Uyu munsi mwuzaniye kado. Ko kado bazikomera mu mashyi. Uyu munsi ari kado special data wa twese azanye irahara hangaha kandi itegure kuyitahana mu izina rya Yesu Kristo. 14:16 papa tusomere. Asome mu izina rya Yesu. 14:16 Yohana. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Amen. Umwami Yesu ajya kuva mu isi, Umwuka Wera turakwakiriye muri uyu mwanya data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe reka buganze muri uyu mwanya. Ibyo ushaka uyu mugoroba bikorwe, kandi Imana mu ibyo ushaka no kugira ngo uwemeye umwana wawe wese ahabwa impano y'Umwuka Wera. Mana reka bikorwe uyu mugoroba uko ubishaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ajya gutandukana n'abigisha be, arababwira ngiye gutaha aho navuye, ariko ningera kwa data ngiye kumusaba kugira ngo abohereze undi mufasha azabana namwe ibihe byose kugeza ku iherezo. Abisi ntibashobora kumuhabwa, ariko mwebwe abanyemeye abizeye umwami Yesu Kristo mwebwe mwaramuhawe. Imana ishimwe cyane. Abana namwe ubu, ariko igihe kigiye kuza abe muri mwe. Imana nishimwe cyane. Aravuga ati ni umwuka w'ukuri, imyuka ni myinshi, ariko uyu ni umwuka w'ukuri uva kwa data wa twese. Imana ishimwe cyane. Kandi aravuga ati uwo azababera undi mufasha. Imana ishimwe cyane. Niwe adufasha muri byose, niwe adufasha atwigisha gusenga. Ewe ni nawe adufasha, nta muntu n'umwe asobora kwakira agakiza atabifashijemo n'Umwuka Wera. Mwami Yesu yavuze ati Umwuka Wera naza azemeza abari mu isi ibicyaha. Niwe atwemeza. Ku munsi wa Pentecote muyigisha ijambo rimwe aravuga, akomeza kwigisha amajambo abicumita mu mitima. Iyo ni conviction. Ayo nabari amagambo gusa Petero yavuze, amagambo yarahari kuva kera mu gitabo cya Yoweri, yanditse na Yoweri, ariko uyu munsi Petero yarimo yavuga afashwa n'Umwuka Wera. Vuga atamina. Umwuka Wera arahari. Petero avuga niwe yazanye conviction mu mitima y'abantu barakizwe. Jambo rimwe aravuga, mukozi w'Imana Paulo yaravuze, aravuga nta muntu n'umwe asobora kuvuga yuko Yesu ari umwami atabifashijwemo n'Umwuka Wera.
Imana nishimwe cyane. So niwe mufasha. Arabwa ningera kwa data ndamusaba abahereze undi mufasha, umwuka w'ukuri, abane namwe, abe muri mwe ibihe cyose. Niwe adufasha kuhagarara, niwe atwigisha, niwe coach wacu, niwe trainer wacu, niwe inspirer wacu, niwe aduhumuriza, niwe adukomeza, niwe tutor wacu, niwe atwigisha, niwe mwarimu wacu. Yavuze azabigisha byose kandi azabayobora muri byose. Niwe atwereka inzira mu gihe tutayizi. Abayobora n'umwuka nibo bana b'Imana. Niwe adufasha gukiranukira Imana, niwe adufasha gukora ibyo Imana ishaka, niwe atwereka umucyo, niwe atwibusa byose muri uru rugendo turimo. Vuga amen. Ni kado ikomeye uko Imana yaduhaye umwana wayo, na nuko Imana ituha umwuka wayo. Uko twakiriye agakiza, twakira Yesu mitima yacu, na nuko twakira ingabire y'umwuka wera, tumwakira mu buzima bwacu. Kristo twamwakiriye nk'umukiza, umwuka tumwakira nk'umufasha. So ntibihagije kuvuga ko wakiriye agakiza, wakiriye umukiza, ukeneye no kwakira umufasha. Kuko wakiriye umukiza ukakira agakiza, ni wakire umufasha. Na niyo ngorane papa dufite mu itorero rya none, abantu barakijijwe ariko babuze ubufasha. Babuze ubufasha, babuze ubayobora, babuze ubigisha, babuze ubagira inama, babuze ubakomeza, babuze ubahumuriza, babuze ubakomeza, babuze ubaheka, babuze ubana nabo, babuze ubahumuriza kuko nibamuzi. Uyu mugoroba tugiye kumumenya. Niba data yaduhaye umukiza, yaduhaye n'umufasha, ariko akenshi itorero twirengagije umufasha. Mu buzima bwacu twirengagije umufasha. Hanyuma tukaba mu buzima bw'agakiza, agakiza twarakabonye ariko bufasha turabubuze. Tugasenga bikatunanira kuko bumfasha nawe dufite. Tukajya mu ijambo ry'Imana tukarisoma rikahinduka imigani mu maso yacu. Ni Kinyarwanda tuzi tukarisoma dusanga abasoma Rushinwa, hanyuma iki gitabo tukayikibumba kasiga hariya. Imana ishimwe. Tubuze umufasha mu kazi tukora, business tukora, miryango tukora, mwabo dushaka kubakana nabo, mu byo tukora bya buri munsi byose bikatugora. Agakiza twarakabonye, umukiza twaramwakiriye, ariko niturabona turakira umufasha. Umukiza niwe yatubuye ko ari ngombwa ko agenda. Yabuye abigisha arababwira ati ni ngombwa ko ngenda, kuko ninagenda umufasha nasobora kuboneka, ariko ninagenda umufasha muzamubona kandi azaba ibihe byose. No mu bihe nk'ibi ducyamo bitoroshye, umufasha arahari. Uyu mugoroba niba wakiriye umukiza, uyu mugoroba niba utarakira umufasha, uramutahana kuko uramukeneye. Vuga amen. Ndamukeneye, uramukeneye. Niwe tubuze mu itorero, cyangwa niwe kenshi tutumva, cyangwa niwe twirengagije mu buzima bwacu, niwe twirengagije mu mishinga yacu, niwe twirengagije mu gahunda zacu, tukapanga imishinga tukamushyira iruhande, tugatakaza amafaranga tutazi ukunangana, tukaba ku rugo tukamushyira hanze, ingo zikaparangana zikakuta hasi, tukatangira amatorero tukamushyira hanze, induru zikaba induru, inambara kunambara, byose bigacika iyo umufasha tumusize hanze. Muri uru rugendo cyane rw'agakiza n'umubambi w'Imana nk'abana b'Imana, umenya yuko urugendo rwawe usobora butarurangiza amahoro, ariko inkuru nziza, waduhaye umukiza ni nawe yaduhaye umufasha. Umukiza arahari, umufasha arahari. Uyu mugoroba umuntu wese niba wari utarakira umufasha, uramwakira. Tugiye guhamagara mu mwanya utari kure abatarakira umufasha. Wakira umufasha,
uramukeneye mu rugo rwawe, uramukeneye kunurera abana, uramukeneye muri business, uramukeneye mu mashuri yawe, uramukeneye muri byose, uramukeneye nk'umuyobozi, uramukeneye abatuyobora worship team, muramukeneye abayobora amasengesho, turamukeneye abapapa b'urugo, turamukeneye abamama mu rugo, turamukeneye abana baranga, turamukeneye abajeni, imyaka y'ubujeni muzayicamo gute, muramukeneye twese, turamukeneye abayobora igihugu, baramukeneye abapapa baramukeneye, twese itorero dukeneye umufasha. Vuga ati nkeneye umufasha. Sinzi cyangwa uri wihagije, ariko nkeneye umufasha. Reka tusome irindi jambo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19. Byakozwe n'Intumwa ibice 19. Somere kuva ku murongo wa mbere. Thank you, Holy Spirit. Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso. Asanga abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu. Babyumvise batyo, babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Amen. Pawulo ahuye n'abigishwa, ababaza ikibazo ati, igihe mwizeraga mwakiriye umwuka wera? Muranyumva nshuti? Igihe mwagera gute mwizera mwakiriye umwuka wera? Ku Mana umugambi wayo, in fact niba bishoboka, Imana yakwifuza yuko bimera ko byabaye mu rugo kwa Koroneliyo. Koroneliyo byose mu rugo rwe babyakiriye cyarimwe. Petero arimo akivuga, ijambo ry'Imana avuga imbaraga z'Imana ziramanuka, pause, buzuza umwuka wera. Aririmo umukristo akizwa, akabatizwa mu mazi menshi, akamara umwaka umwe, 2, 5, 10. Ariko wamusanga ati, kuva igihe wizereye, ese wakiriye umwuka wera? Kandi abantu bakijijwe ahangaha. Wow, good. Kandi abantu babatizwe mu mazi menshi. Good. Kandi abantu babatizwe mu mwuka wera ni bake, kandi abatizwe mu mazi ni benshi. Ababaza ati, ese mwabatizwe mu batizo wuhe? Ati, mu mazi menshi. Ati, wa wundi wari wo kwihana, twakira umukiza. Ariko ari wundi twakira iki? Twakira umufasha. Ijambo rimwe aravuga, arabigisha, 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 arabigisha. Arangiza kubigisha arabasengera, bose buzura umwuka wera. Bose batangiye kuvuga mu ndimi, bose batangiye guhanura. Tekereza papa, pastor, abantu bicaye ahangaha uyu mugoroba, bose bakuzura umwuka wera, mwese mukavuga mu ndimi, mwese mugatangira guhanura. Tekereza itorero ringana ukunguku, bose bavuga mu ndimi, bose bahanura. Mbwira dayimoni yasigara igenda yikumbagaza muri iki kimisagara. Vuga atamina. Bose. Kandi ibyo bakiriye kuri uwo munsi byari ibyabo kuva ku munsi bagira gute bizeraga, byari ibyabo. Ariko nabyo bari bazi. Ati, mwakiriye umwuka, barabaza, ese mwuka wera ni Coca-Cola se? Ni Fanta? Ni biki se? Kuno ubwambe tumva ijambo bita umwuka wera ni biki? Nawe bari bazi. Arabigisha, arabasengera, bose bakira umwuka wera. Tukomere Imana mu mashyi. Uyu mugoroba ndashaka kwizera umuntu wese uri muri iyi nzu, wizera by'ukuri, umutima wuguruse. Ndizera, ndashaka kwizera, dufatanye kwizera kugira buri muntu ari muri iyi nzu wese uzuze n'umwuka wera. Uve muri uru rusengero utaha uyu mugoroba, uhanura, vuga mu ndimi, vuga mu mbaraga z'Imana, utahe. Amen. Ejo bundi naringiye ku gicaniro cya mu Mutara, cyari Nyagatare, baranumira.
bagikora rimwe, bamaze imyaka 2 bagikora rimwe buri kwezi. Baramyegera kwigisha, uyu pastor ni umutwaro mfite ubu ngubu ndwaye. Nawe ni mutwaro. Icyo ngwaye ni ukubona itorero ry'abantu buzuye Umwuka Wera. Cyari cyane cy'abapasiteri n'abayobozi bahura buri maze imyaka 2 bahura. Ndagenda ndabigisha. Ndangije ndavuga tugiye gusenga. Turasenga ndavuga bavuga mu ndimi, nta kindi mugiye gusenga, tugiye kuvuga mu ndimi gusa. N'abativuga mwizere ko Imana igiye kubabatiza. Turasenga ngaho imbaraga zimatangiye kumanuka. Turakomeza. Umwuka Wera yatangiye ku madamu senior pastor uyoboye igicaniro imyaka 2 niwe yatangiriye. Aragenda nguwo tangiye kuvuga. Nyuma pastor no yambwira ati warubizi ati n'ubwa mbere avuze mu ndimi n'ubwa mbere abatse Umwuka Wera. Ibyo ni biza, iyo ni muzuri kabisa. Imana ishimwe cyane. N'abandi gutyo imbaraga z'Imana ziragenda. N'ikimana yifuza kuko itorero ni umwuka, turi mu bwami bw'umwuka, dusenga Imana y'umwuka. Vuga amina. Tukeneye kuba tubayeho tuzi Umwuka Wera n'imbaraga z'Umwuka Wera mu buzima bwacu. Imana nishimwe cyane. Ibyakoze ni mu gice cya 8 ibice 8 Acts chapter 8. Thank you Holy Spirit. Acts chapter 8. Somera kuva ku murongo wa 8 umurongo. Byakozwe n'intumwa igice 8 umurongo. Murongo wa kangahe? Utangiye ku murongo wa 5. Murongo wa 5 8:5. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwira Tangiye kwa 14 aho twareke ndashaka 14. 8:14. 8:14. Nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zibatumaho Petero na Yohana. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe Umwuka Wera. Kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira. Ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza bahabwa Umwuka Wera. Amen. Imana ishimwe cyane. So ahangaha Philip yamanutse Samaria aburiza ubutumwa mugi wose, barakizwa barabatizwa, imyuka mibi bavamo, barizera, itorero bari yatangiye. Nyuma y'igihe misi mikeya inkuru zigera Yerusalemu at revival, umuriro wamanutse Samaria. Yohana na Petero baramanuka kureba umurimo w'Imana uko wifashe. Babihweze neza ukuntu bameze, babona ko aba bantu nibarakira Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana avuga barabigisha, barambika bose uko bangana ibiganza bakira Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Ari ikintu cyari mu itorero rya mbere, itorero rigitangira ari ibintu indicators bakurikiraga kumenya ko izi mfatiro twazita foundations, bazita imfatiro. Babaga bafite umutima n'amaso akurikira neza kumenya ko izi mfatiro zirahari. Urwa mbere kwihana, urwa kabiri kubatizwa mu mazi, nuko umukozi w'Imana Petero yabivuze. Bamubaje tukora iki bene data? Numwa tukora iki? Icya mbere mwihane, icya kabiri mubatizwe, icya gatatu mwakire Umwuka Wera. So intumwa za mbere tori igitangira ibyo ngibyo barabikurikiraga kumenya abantu nabo bingira gusa mu itorero, nabo buzuza umubare gusa mu itorero, ariko bagomba kumenya ko abantu bari mu itorero n'abakristo nyakuri. Icya mbere barihanye, icya kabiri bagize gute? Babatizwe mu mazi menshi, icya gatatu bakiriye ki? Bakira Umwuka Wera ku buryo barababaza. Amen. Abigishwa 12 Paulo yasanze Efeso nabo bari mu itorero rye, ariko yagize ahantu abona ko amenya ko nabigishwa yagombye kubaza mwakiriye ibi. Bagomba kumenya ko imfatiro nyazo, fondation nyazo ziri mu buzima bwabo. Petero bagiye ahantu, ariko Petero ntibitaye ku bitangaza byakorwa n'amadayimoni yabavaho arira sakuza, sicyo bita. Nta witaye ku mubare mwinshi w'itorero, bakomeze kugenzura bamenye ko aba bantu Umwuka Wera narabamanukira. Barabigisha, barambikaho ibiganza, barabasengera, bose bakira Umwuka Wera. Imana nishimwe cyane. Ndavuze Imana nishimwe cyane. Imana nishimwe cyane. Navuze Imana nishimwe cyane.
Haleluya. Imana imanutse uyu mugoroba ahangaha kugenzura umuntu wese wizeye Kristo. Kuva igihe wizeraga kugeza umunsi utarahaba Umwuka Wera, suko arahari uyu mugoroba n'umugoroba wawe. Itegure mu izina rya Yesu. Utahane umufasha, utahane ubufasha. Azabana nawe pasera adahari, azaba mu rugo rwawe abayobozi badahari, azabe mu business yawe abapasera tutahari, abane nawe ibihe byose. Semena amen. Semena amen. So nazana many ingero nyinshi, ariko ibi birahagiye kutwereka ko mu mutima w'Imana itoreye kwakira umufasha, it is urgent. Ni cyangombwa cyane cyane. Kuburi abakozi b'Imana ba mentoro rya mbere ibyo barabikurikira. Ego bakira umukiza, ego barabatizwe, bigaragaza ko bafuye ku muntu wa kera, ariko ntibihagije. Kuko nubo bakwihana inshuro 1000, bakwezwa rasa kaboza inshuro 1000, bakajya mu mazi bakavuga umuntu wa kera yamaze yafuye, bajye kuba muzima busha, ariko batafite umufasha ntibikunda. Bashaka kujya mu buzima bw'ukwera ntibisubira gukunda, bakeneye umufasha. Bashaka gusenga ariko ntibikunda, bakeneye umufasha. Bakeneye kugenda mu mbaraga z'Imana ariko ntibikunda, bakeneye umufasha. Amen. Uyu mugoroba mutwaro w'Imana, umutima w'Imana, icyo Imana yifuza nuko umuntu wese wingiye muri yezinzugi wingira hango mugoroba usubira inyuma wakiriye umufasha mu buzima bwawe. Ugende agufashe mu rugo rwawe, agufashe mu bucuruzi bwawe, agufashe mu kazi kawe, agufashe mu rugo rwawe, agufashe mu rushako rwawe, agufashe mu buzima bwa buri munsi, abane nawe kandi abe muri wewe. Semera amen. Anyuma Umwuka tumwakira gute? How do we receive the Holy Spirit? Anga ndabaho buhamya yambayeho. Ito nasengera mu aho nakiruze Kampala. Mugihe nakizaga hariho program itorero, ku buri wa gatano habaga amateraniro, yabaga amateraniro yo kwakira Umwuka Wera. Maze gukizwa n'inyota nyinshi, navuye habi cyane. Habi bita habi. Mbona umukiza, mbonye agakiza, nabonye ikintu sinasobaga gutekereza ko kibayo. Kuko nari nagerageza ubuzima kushaka impamvu nabaho n'ukuntu nabaho biranga, ngira hano menya na biringiro byo kubaho nyifite, mpitamo kwihawura. Umukiza aransanga mu cyumba muri iyo joro, arambwira wagerageze bishi nicyo taragerageza. Nsubira kuva mu bwana bwose mbona nacyo sinagerageza, abafumu narabagerageze, ibintu byose sakumba byose narabigerageje. Arambwira ati utarabikora ari kimwe utaragerageza, wari wagerageze Yesu. Okay. Arambwira ati utarakura ubuzima bwawe banze ugerageze umenye ko byose warabigerageze bikagera gute bikanga gukora. Nta muntu yamburiza ubutumwa kuva muri icyo gicuku narijyanye ku mwarimu yanyigishaga nakiraga kiza. Maze kwakira kiza ndacyabibuka. Umugoroba nari mvuye mu class kwiga, genda ku mwarimu narinzi kakijijwe muri saro yiwe nakira umukiza. Nagakiza mu buzima bwanjye. Semena amen. Maze gukakira ndabibuka. Uwo mugoroba natashe mbwira buri muntu wese ko nkijijwe, kuko numvaga ko ari ikintu kiremereye nk'isi yose yari nyicayeho imvuye mu bitugu. Numvaga amahoro udasobora kuvuga. Kera mu rugo ati nakijijwe, ati wasaze. Nambara yatangiye. Hanyuma ngugerere mu rusengero numva mfite inyota pasi utashobora kumva. Nibuko bwa mbere nakaniye mu rusengero rw'abarokore ryari rya mbere. Ngiye sinageraga n'abarokore. Oya najya kure yabo. Sinari bwakaniye mu rusengero rw'abarokore. Wapi sinajyayo. Na nugusenga sinasengaga. Na naho twari duhuriye n'ibyo gusenga. Twe twatuzi iby'abafumu ibyo ngibyo no tubire byo gusenga. Cya mu rusengero. Sango twana duto Sunday school turaririmba. Ndiramarira. Nabazimana ati niki mpamvu ki watize kunyereka ibi bintu kunyereka agakiza. Ndebo twana duto ngewe ndi sore rikuru. Ariko nari mfite inyota nyinshi.
So ku buri wa gatanu nabaga mari kuko numvaga ko n'Umwuka Wera ndamushaka. Naza buri kuwa gatanu kwezi kumwe buri wa gatanu nguyo buri wa gatanu bakatwigisha mukore ibikora ibi tugende gomba kwiriza utegure. So batubwira gukora ibintu bishi. Hanyuma nitubasengera kora ibi ukore nibi byose turabikora. Ariko sinakiri umwaka myaka yindi najya kwiga njya kuri kaminuza gutyo mboneka atari kenshi ku eglise muri 1996 Imana igendera ubuzima bwanjye mu buryo bukomeye nari kuri kaminuza ni nabo Imana yambwiraga ko yaramamagaye. Hanyuma muri icyo gihe Imana imaze kungendera mu mbaraga zikomeye muri Imana ese wahamagara guto umuntu asa nanjye atazi no gusenga ndasobora no gusenga ni minota 20 ati wamamagaye. Aha Imana izi kwizera nanjye wanyizera ati wankoresha. So nyuma yaho numva ko sinsobora kuva mu maboko yayo ndemera ndabwira Imana yibwira ati ko nazi gusenga ariko ngusaba ikintu kimwe gusa uzajye mbyusa buri munsi saa 11 zajya nsenga. Nguwo ndabitangiye gusenga ko mubiri se bintu mbigisha nambigisha bintu byo mu bitambigisha bintu nakiyemo ndaya tekinika ndaya sonika rimwe nkajya ngasinzirirayo gasubira n'ejo ndasubirayo. Hari ibyemezo tufata by'umubiri ndabishobora uyu munsi byanze n'ejo nzakomeza. Ariko ndi musenga igihe kimwe muri 96 nari musenga mu gitondo nari mbyuse nsenga mbere nari mfite n'akazi mbere kujya ku kazi nari mu ndimu ndasenga numva arakantu ko kwirivorota kazamuse mu mutima wanjye. In fact muri icyo gihe pastor hari n'indi mizime navugaga ikamberekezo navugaga mu gihe bavugaga twese dusenge mu ndimi bakavuga najya arizo navugaga sinsobanura no kwibuka izarizo. Ariko hagira umuntu aca iruhande rwanjye hafi nitagaceceka cyangwa baceceka bari baravuga baraceceka nabago wa mbere guceceka. So muri icyo gitondo senga bisanga umuntu yakuye ikintu ku maso yanjye kwiheze ibintu ndimo ndakora ndibaze bibazo cyenyine ni musenga ese nibizi ndimi ndi musenga nizokuri ni mpamvu ki iyo umuntu yegereye uruhande rwawe ngira nitangekeka cyangwa baceceka bari barasenga nabago wa mbere sinshaka umuntu anyumva. Ndavuga mane ibi bintu mfite ni ibihimbano sibyo kwifuza kwinshi kwamaye gufata ibintu pirate ngabifata mu kiriri atari byo. Ndabwira Imana ati ibi biragasindwa ndabizugunye hiri. Icyo cyari icyambere nakoze. Cyakabiri ndabaza Imana njya kwibaza ibibazo. Akenshi Umwuka Wera rukuna tumanukamo n'Imana ikatwigisha ikiye mu zindi kote sobere amaso guhumuka. So ndibaza ndasubira kubigishwa ndavuga ese ababigishwa ese bafashe imyaka ingahe kwiga iby'Umwuka Wera bamumenye agenda gute asa gute ni muremure gute bigenda gute ese amakuru yibize y'Umwuka Wera nangahe nayo ese kugira ngo bakire Umwuka Wera ngena nibaza ibibazo nuko hari ibintu bari bakoze cyangwa barabakiranuse de na cyaha kibarimo kuko nari numvise abantu bitwigisha ati umuntu guhaba Umwuka Wera agomba kuba wamaze kugira gute kwiyeza kuko n'Umwuka Wera yera. Nabyo twarabigaga mubanze muyeze kugira ngo makire Umwuka ni wakwakira Umwuka Wera wanduye kandi we ari umukagira gute yera. Aha ibazo biraza mutima wanjye ese ababigishwa harimo n'abatoma babandi bagira gute bashidikanya bose bari barimo ba Petro n'abandi bose ukuntu bari bameze kamere zabo bari bejejwe 100% kugira Imana bo Umwuka Wera. Okay tumanuke Samaria Philip yagize gute bamaze kubatizwa aba bantu papa bari bamaze kuba sanctifié 100% bera na cyaha kibarimo. Babandi tubonye 12 yasaza bari okay tugende kwa Korneliyo bo nukwatura bari bataratura batarabazwa mazi menshi bose bazwa Umwuka Wera. Okay hanyuma subira inyuma ikindi nibuke bintu batwigishaga kera tumubitera by'umukozi Umwuka Wera atari bitugomba gukora ibi ukore nibi kugira ngo witegure
aha ikibazo kirambaza ati ese umwuka wera si Imana? Ati ni Imana. Ese ari ikintu usaba gukora niba ngiye kuza tingiye kuba iye Mana? Ari ikintu ugomba kubanza gukora kugira ngo nkwe Mana? Musubize ba Kristo. Reka mbaze ngubaze, Mana ya mbere twaho yari Kristo. Imana gutanga Kristo mu isi ari byo twabanze gukora kugira ngo Imana twe Kristo nk'igihembo? Ni kuki twibira ko umwuka wera we kumuhabwa ari cyo tugomba kubanza gukora? Si Imana use? Nawe ni Imana nkuko Kristo ari ki? Ari Imana. Amasara humuka. Nyuma nagiye kumenya na wa mwuka wera niwe adufasha kwezwa. Mwumvirize iri jambo nziko bamwe bakwamba koroga mu mbabarire. Yesu yavuze ati umuzima si wakenera umuganga, umugwayi ni wakeneye iki? Aravuga ngewe cyanzanye sinazanye n'abakiranutse, ngewe nazanye abanyabyaha nibo banzanye mu isi kugira ngo mbayobore mbakure mu byaha mbazare mu gakiza. Nshuti, ni cyazanye umwuka wera niyamohereza abatunganye, yaramohereza abataratungana adufashe mu rugendo kugira gute? Numufasha adufashe mu rugendo gutungana. In fact, muri Thessalonica baravuga the spirit of sanctification, sanctified by the Holy Spirit. Twezwa nande? Ni wadufasha kwezwa. Nitsobora kubikora. Vuga tamina. So muri icyo kiganiro twari gifite babita gute byimaka, it was a deba. Yaremeze nka deba ndimo ndasenga ariko ndiburanya hariho deba. Muri yo deba amasara humuka. Menya yuko nta kindi nyene kwakira umwuka wera cyo nyene gusa ko ni impano nahawe kubusa, kandi ni impano ngomba kwakira uko nizeye Kristo ndamwakira, ni nako kwizera nyeneye kwakira umufasha. Na wasengeye umwuka wera yamaze kugira gute? Kuza mu buzima bwawe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Impamvu uvuga ibi kuko abantu bamwe ari byo twibaza, ari byo twibwira tugatinda amakorosi cyangwa tukajya mu nzira zitarizo. Bimeze nko wajya muri bank, ugiye muri bank ufite kadi ya ATM, ugiye kuri ATM ukibagirwa numero n'ibindi byose, yaba na konti isanzwe, ukajya kuretera amafaranga yawe ukandika numero ya konti itari, urayabona se? Na sa yawe ariko bayaguha se? Na yawe konti ni yawe n'amafaranga na yawe, wakwibesha muri numero nayo baguha. Nakohereza umuntu yaguha amafaranga ukagenda, sobanura ko muri Western Union wakwibesha mu mubare umwe gusa, amafaranga na yawe, umuntu yahoherezi arahari ku izina ryawe, wakwibesha ko mubare umwe nusubira kuyabona. So n'ibintu by'umukano uko bimera, iyo tutamenye inzira bigomba gucamo nabyo tugira gute? Nabyo tubona. Kandi iyo maze kubona inzira iyo bicamo, muranyumva nshuti, biba ibintu byorose dime kabiri gatatu bose buzuye umwuka wera. Imana nishimwe cyane. Ndasubiramo, kwizera twakoje twakira umukiza kwa kundi kuri so simple, nta kintu twari tuzi, ni nako kwizera dukoresha twakira umwuka wera umufasha. Anyume ikindi kikunze kuzibira benshi, papa, ni ikintu bita kukurikira, abandi babita ibishobisho, ibigumbagumba, amarangamutima, feelings. Bamazi ko umwuka wera namanuka, ugiye kujugumira, ugiye kurira, komenduru ugwe hasi. Bumva ko ari ikintu agomba kumva umwuka wera, kumenya ko umwuka yagize gute yakujemo. Muranyumva nshuti? Ese umunsi wakira Kristo umusasi wavuye ku mutwe se? Muranyumva? Umunsi wakira Kristo mu mutima wawe wahindutse inzobe kandi wari igikara, ari cyabaye se? Umunsi wakira Kristo wikubise hasi se? Wakomye induru se? No, wizeye gusa yuko nivuga ati mwami Yesu ndakwakiye mu mutima wawe wanjye, uyu munsi ndizeye yuko uri umukiza wanjye. Fini. Nta n'ikintu nigeze numva umunsi nakiriye agakiza, sinzi mwebwe musoba ko hari ibyababayeho bitangaje, nta yindi spectacular yabaye ku buzima umunsi nakira Kristo. Nta nimwe, no feeling, nothing. Ega nyuma numvise amahoro ariko nta kintu numvishe ku mubiri wawe, nothing.
ariko until now I still believe Jesus is in my heart. Kugeza uyu munsi nawasobora kunyumvisha ko Kristo naba mutima wanjye ntabizi. Kandi gakunze kugora ni nabakiri Umwuka Wera ariko baracyategereza kuko nta bintu yumvishe mu mubiri, nta binya yumvishe ibimugendamo nibigira ukundi kose, nabo ikubise hasi na nduru yakomye n'ibiri byose avuga ko aho ya nabo nakiriye. Uko twakira Kristo umukiza ni nako twakira umufasha. Nta kintu ukeneye kumva, ukeneye kumenya ko yatariki bansengera kwakira Umwuka Wera yatariki naramwakiriye arimo nkuko Kristo ndimo simumva n'Umwuka Wera yanyingiyemo n'umunsi nuko mvuze nakiriye Umwuka Wera nacyambayeho nta kintu numvishe muranyumva shuti ariko nizeye ko yatariki yaringiye arimo. Ko kwizera niko kuzana manifestation. So iyo twazanya kwakira Umwuka Wera nubanze gushaka manifestation cyangwa feelings nukuntu wumva just menya neza ari sezerano koze nkuko narongoye madamu wanje navuga ko uyu munsi baye madamu wanje aricyo numvise se nikubise hasi se hari ibyo byara. It was simple. Navuze gusa uyu munsi uri madamu wanje byari byabaye turabana kugeza n'uyu munsi. It's as simple as that. So tuoroshe nito akenshi tutamenya tukabikomplika urugiseriri tukayica tugahera mu cyumba tugahera mu cyumba ariko tugiye kuhaguruka dusenge. Sishaka kurenza aha ngaha, ndashaka ko dusenga. Imana nishimwe cyane ariko ndumva umutima w'Imana murabumva. Ariko yakugeneye kera kuva agira cyagiye wizeraga ariko iracyagutegereje. Hari hamwe inzu gicuzugura nabi aho uburugi rukibroka ko kugira gute kuguguruka ariko Umwuka Wera yarahari kuva igihe wizeraga ari impano yawe. Hahandi wagenda wakiye wa wundi waguhaye umukiza ni nawe yakugeneye umufasha kuko yarazi ko urugendo ntusobora kurangiza amahoro utari kumwe n'umufasha. Waguhaye agakiza yakugeneye umufasha. Uyu mugoroba ugiye kumutahana mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbasabe tuhaguruke. Thank you Holy Spirit. Umuntu wese niba uri muri iyi nzu ukumva Imana ivugana n'umutima wawe ukeneye Umwuka Wera kandi usabe uzembera aha ngaha. Nanifite ibindi byo kwigisha numva Umwuka Wera arambwira reka mbanza aha ngaha kuko twavuga abantu basenge mu mwuka tutarabanza no gusuzuma neza tumenye ko Umwuka baramufite. Ko gusenga mu mwuka tufashwa n'Umwuka Wera. So batamufite umuntu atamufite ubufasha amagabo tuvuza y'umukire atafite umuntu afasha umuntu wese. So no kubora hanga ushidikanya ko wabatse Umwuka Wera uzembera aha ngaha tutebuke tukoresha umwanya wacu neza mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba n'abandi ari n'abari muri uyu mwanya kera wigize kubatizwa mu Mwuka Wera izi ndimi ziragera gute zirasibanga zimera nka ya mariba Abraham yasigaye yacukuye abaFilisiya baza bose bakagira gute bakubitamo ibitaka. So ko umunsi umwe wari wuzuye zo mbaraga z'Umwuka Wera ariko utazi uko byagenze ukisanga uyu munsi aya mariba yose abaFilisiya abadaimoni ibiki gihe amaganya y'iki gihe n'ibibazo n'ingorane z'iki gihe byeze mu buzima bwawe aya mariba yose arasibangana. Uyu munsi ukibaza icyabaye ku buzima bwawe ugasenga amasengesho yumye kabaho mu buzima bw'uyu usanga uri mu butayu uzembera aha ngaha. Aya mariba mu izina rya Yesu Kristo agiye kuzibuka mu izina rya Yesu Kristo. Inzuzi z'ubugingo zisubire kududubiza zitemba ziva mu buzima bwawe. Cyo nicyo Imana yakuremeye mu izina rya Yesu Kristo. Arabandi barahangaha usanga uri mu butayu utazi uko bigenda iyo kora byose byumye mu rugo birumye utazi uko bimeze tazi kabwiriza amagambo sigaye bikora muri experience cyangwa ririmbo rimba muri experience ariko presence experience y'amavuta y'Imana atakiriho vayo uzembera hangaha mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo arabakorera Imana mu shaka ariko uyu munsi babikora muri technique kabikora mu buhanga kuko urabizi kabikora mu buhanga kuzo ukuntu babitekinika. Sibyo Imana yifuza ku buzima bwawe. Imana yifuza ko dukora byose ari uruzi rutemba duva mu buzima bwacu
ari amavuta bitanga ubuzima. Ibyo twakora byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Bakomeza kuza. Abandi icyo tugiye gukora mu mwanya cyo kuririmba indirimbo imwe, hanyuma abandi ikintu tugiye gukora, tugiye gufatana amaboko tugire uruziga tuzungurutse aba bantu dusenga, tubasengere. Imana urayitahana. Vuga atamina. Kado yawe irahari, uratahana umufasha. Thank you, Holy Spirit. Tuzamura amaboko yacu. Reketelebo shika taraba ya katelebo sanda. Reketelebo saka taraba korierebo sika taraba ina. Renelebo sika taraba kushelelebo sata. Rielebo sike telebo jaka taraba. Turimbe ndimbo twese hamwe tujane. Rikabo shiketelebo rakatelebo rakatalaba zende yakatelebo jikatalaba kanda ramandelebo sakata rikatoria rebo sekatarabo rikerebo sendelebo akaya rabo sendai. Let's go together. Mavuta nembao mavuta Rekin baraka zamoka wera siseho mavuta nembaho mavuta turimbe twese mbaho Rekin baraka sumuka wera siseho mavuta nembaho mavuta Amen. Ndasaka tuzamura amaboko yacu. Abari inyuma mwese mufatana amaboko, tufatanye kwizera, tusengere ababene wacu batahane bose iyo manu. Amariba yazibye azibuke mu izina rya Yesu. Inzuzi zarekera gutemba zisubire mu zitembe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Bamwe agahinda, ingorane z'ubuzima, ibibazo by'ubuzima, amaganya y'ubuzima yatumye amariba aziba atagitemba mu izina rya Yesu. Mugiye kwakira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Reketelebo saya. Tutangiye gusenga, abasenga baze Umwuka tusenge bundimbi mu izina rya Yesu. Rebo shekatelebo yakatarabayanda. Rekamondelebo sekatoria rebo saya. Raboko seketelebo sanda. Ramandelebo sikaya labaze katoria rebo saya. Rabakatalaba reketelebo rekataraba mama. Randelebo seketelebo rekeya labasanda. Maketelebo sheketelebo rielebo sende. Abba Father, I thank you. Reketelebo, I thank you, Abba Father, for the assignment of the kingdom that is here tonight.
Father, this is what you desire. This is your will, that everybody that I believed on your Son shall receive the gift of the Holy Ghost, the gift of the Father, the same Father who gave us the Son, the Savior. The same Father has given us the Helper. The same Father has given us the Holy Ghost to be with us, to help us, to inspire us, to lead us and tutor us and strengthen us and empower us. Precious Lord, we give you praise tonight. In the name of Jesus, we give you the praise. We give you the glory. In the name of Jesus, Holy Spirit, reketelebosa. In the mighty name of Jesus, ereboshak. Father, reseketeleba, rekotokosa, reketeleba, rasakatalaba, ramatarabasakatayalaba, rakatayalaba, rekotarabasanda, rekeseketelebo sekata, rakatalaba sekoteria, ayelebo seketelebo, ramandelebo sekatoria, rabakatelebosa, reselebo, reketeleba. Abba Father, thank you for the divine assignment. Abba Father, thank you for your majesty. Thank you for your gift. Thank you for the Holy Ghost. Thank you for your plan. Thank you for loving your church. Thank you for loving your people. Thank you, the kingdom is here. Your power is here. Your spirit is here. Your anointing is here. Your glory is here. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, you are in this place. Your kingdom has come. Now let your will be done. I thank you, Father, for the Holy Ghost. I thank you, Father. Thank you for your will. Thank you for your plan. Thank you for your purpose. Right now, Manto Koraba. I thank you, Father. I praise your name. I thank you, Lord, for thy kingdom here. The power is here. The spirit is here. The anointing is here. I thank you, Lord. Raboko Sekete. Cheketelebaba, Rashakatalaba, Ramandelebosa, Rasharababa, Hey Rekatarababa, Hey Rebosakata, Razarabakata Rabayakataraba, Rasharaba Rakataraba, Rekataraba, Yarabaka Sekatoria, Rabasakatarabanda, Rabasatarababa, Hayarabasakatoriana, Rasaraba Rekata, Rasete Lakata Rebota, Rasaraba Rekata, Hey Rekata Rabakataraba, tonight Rekarababa, Hey Rekataraba Rekota. I thank you for the gift. I thank you for the Holy Ghost. I thank you for your kingdom. Omnipotent, omniscient, omnipresent, loving Father, kind Father, merciful Father, wonderful Father, precious Father, omnipresent, omnipotent, omniscient, omnipotent, omnipresent, all loving, all powerful, almighty, all loving, all merciful, all kind. We thank you, loving Father. I thank you, Father, for the precious gift of your Son. I thank you, precious Father, for the precious gift of the Holy Spirit. And I thank you now. Reshekataraba, Rakayarabasanda, Randelebo Sayalaba, Rasakatarababa, Randelebo Sata, Rakatarababa, Rayereba Kayelebo Sakataraba, Hey Rekatarababa, Amariba Yazibia Zibuke. Misinadia Yesu, Enzo Zizazia Zibuke, Misinadia Yesu, Raseketelebo, Rayelebo Sete, Lebandeleboya, Labalabalaba, Amariva Subire Gutemba, Enzo Subire Gutemba, Images Subire Gutemba, Misinadia Yesu, Achira, Embaradumukawera, Achira, Achira, Achira. Achira, Achira, Amariba Yuguruke, Amariba Yuguruke, Enzo Suguruke, Messinaria Yesu, Enzo Suguruke, Amariba Yuguruke.
musoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Asubire gutemba, atembe, atembe, atembe. Inzuzi z'ubugingo zisubire gutemba, inzuzi z'ubugingo zisubire gutemba. Data, hembura, 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 hembura ubwoko bwawe, hembura abana bawe, hembura itorero ryawe, hembura abapapa, hembura abamama, hembura abasore, hembura abakobwa, hembura abapasita, hembura abavugabutumwa, hembura, 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 hembura imitima, hembura itorero, hembura imiryango, hembura abashobozi, hembura. Reketeleba rasheleba baba rabakasakata rasarabaka ya rabasanda rasakata ya rabasende rasakata ya rabasanda rabasakata rabanda. Rekatele baba rasakata ya labanda rabakasakata laba rayala tarababa resekata rababa baba rakata ya rabasanda rasanda rakata rabasanda rasanda rakata. Hembura abaririmbi, hembura abacuranzi, hembura abasenzi, hembura abasore, hembura abamama, hembura itorero, hembura, 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 hembura. Reketele baba rasakata raba reketele baba. Jesus, Jesus zisubire gutemba, inzuzi zisubire gutemba mu izina rya Yesu. Abari imbere hanga muzamura amaboko, musubire muri jambo, subira muri jambo. Data, mu izina rya Yesu ndagushima ku rukundo unkunda, wampaye umukiza naramwakiriye. Uyu mugoroba ni imbere yawe, nzi neza yuko sinihagije, sinakuyobora, nabo nkomeye. Nje imbere yawe nkeneye umufasha, nkeneye umwuka wawe uyu mugoroba kugira ngo aze mu buzima bwanjye, ambere umufasha, ambere umuhumuriza, ambere umuyobozi, ambere ingomezi, ambere umukoci, ambere unoza, ambere unyobora. Data, uyu munsi ndagushimiye ku manu y'Umwuka Wera, kandi mu kwizera ndakiriye impano y'Umwuka Wera mu buzima bwanjye. Umwuka Wera nguhaye ubuzima bwanjye, ngwino mu buzima bwanjye kuva none n'ibihe byose, unyobore, unyigishe, umfashe, ubane nanjye muri uru rugendo rw'agakiza. Urakoze Data, ndagushimiye kuko uyu munsi impano wangeneye ndayakiriye. Uyu munsi ndatura yuko Umwuka Wera ari mu bugingo bwanjye kandi azagumamo ibihe byose. Ndagushimiye Data, urakoze, urakoze. Zamura amaboko utangiye kumushima. Byarangiye, byarangiye, byarangiye. Tangira ushime, tangira ushime, ndabuze tangira ushime,
tangira ushime, tangira umushime. Urakoze, 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 urakoze. Twese dushime, itorero twese tuzamura amashi, tuzamura amashimwe kuko birakozwe. Rebobo sakata, reketelebo, reketelebo, shekeyelebo sakataraba. Reketelebo sakataraba, randelebo seketelebo, rakatelebo sheketelebo, amashi. Reketelebo baba, ratelebo shekelebo, ralebo sekelebo, rebetelebo, rakatelebo, reketelebo, rabababa yakatalababa, rendelebo seketelebaba, raselebo rekatalaba, rekoriende, rebasakatalebo, shelelebo, reshelebo, reketelebo, shelelebo, rekelebo. Take in the name of Jesus. Take, 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 receive, receive, receive. Achira, 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 mukomeze. Rekerebo seketelebo, achira, 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 mu izina rya Yesu. Achira, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hey, 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 take, 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 in the name of Jesus. Take, rebo sakatarababa, rearababa sanda, reketelebosa, ribobo sekete, mandelebosaya, rekatarababa, yakatelebo, remandelebo, inzuzi, reketeleba, inzuzubugingo, 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 reketelebo, yarababa, remandelebo, sakatelebo, yay, rekarababa, yay, rebosata, mandelebo, seketelebo. Receive, 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 in the name of Jesus. Mwami Yesu yaravuze, hari umwana asobora gusaba papa ati ndashaka umukati akamwebuye, yabaho? Ese agasaba ifi papa akamwenzoka, abaho? Haravuga niba ababyeyi banyu babi, ababyeyi baki basobora kutuha ibintu biki biza, ese data wacu mwiza nazaduha umwuka wera. Uyu munsi hari umunsi watahanye Kristo, uyu mugoroba nabo utahanye Kristo, wari umufite utahanye umufasha. Igisigaye no kumubwira atangiye kugufasha mu gusenga. Indimi bamwe mwazitangiye kuzivuga, abandi musaba no kuzivuga muri mu bisi mutaha, abandi so gutangira muri mu gicuku, muri mu bitanda zikatangira, kuko uwo wakiriye ni watanga indimi. Ugatamina. Abari mufite umuma uyu munsi birarangiye. Inzuzi ze gusubira mu gututubiza, inzuzi ze gusubira mu gutemba ubuzima bwanyu. Ubutayu n'umuma birarangiriye ahangaha, utahanye uruzi. Genda muri uruzi mu izina rya Yesu Kristo. Itorero twese twakire guhembuka. Hallelujah. Indirimbe mana y'iki cyumweru niyo ngiyo rimwe naririmbaga. Kuwami wawe buje, ibyo ushaka byose bibe, ngwino uhembure
imitima yacu hey ngwino hembure imitima yacu ngwino kize kuwami wawe buje waje shaka cyose bibe hey ngwino hembure imitima yacu hey ngwino hembure hembure imitima yacu ngwino kize komere bana mu mashi. God bless you. 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 God bless you.